wamera gute se? Meze neza. Uko nguko nyine niko meze. Akusangwa n'ukandwaza umutima. Urwaza umutima gute? Simwe baba mwabidukoze. Sangwa na hangayitse kuva ku ishuri basi ntuvuge n'icyo ubaye. Ukaza wikingirana gusa. Ahubwo aho unyabiza uranyabiza iki? Uranshaka iki? Nagutwaye iki? Ako wajya umenya ko uri umwana wanjye ko mufata nk'umwana wawe. Umwana wawe aho mama ari ndahazi. Nundi musi ibicuro yanyuma. Unyita umwana wawe. Ntabwo ndi umwana wawe. Ako sangwa wajya umenya ko mufata nk'umwana wanjye. Ntabwo ndi umwana wawe nundi musi. Teke kuzongera kunyita umwana wawe aho mama ari ndahazi ntabwo uri umwana wawe. Ntabwo ndi umwana wawe habe na gato. Mwana wawe. Basi jya wihangana ukomere ndakwinginze. Nakomezwa n'iki se? Ndabizi ntabwo uba worohewe ariko basi ujye unyemerera nanjye ngufashe. Banshaka kukuba hafi. Nakumfasha ntabwo nakumfasha. Iyo umfasha ntabwo iyo uri umuntu wo kumfasha ufite urukundo. Ntabwo akakanya bahubwo banyirukanye kubera minerivare. Sangwa basi reka nze ngufashe. Ndakubwira papa wabikorera rwose. Nukuri biraza gukemuka nyizera. Nakukwizera. Ubu nakwizeramo iki se? Nakwizeramo iki ubundi waje hano ute? Ubundi wazanwe n'iki? Sangwa ngaruka ibyo tumenye. Muzanira icyo urashaka iki? Nta kintu nshaka cyo kurya. Ntacyo. Sangwa wajya unyumva koko. Kumva nkuhangayikiye cyane. Aya, nakumpangayikira. Wowe cyakuzanye narakimenye, cyakuze icyo nakubwira cyo. Ibuye ryagaragaye ntabwo rikisha isuka. Wewe wazanwe no kugira ngo turye imitungo yacu tunyunyuze wigende. Nta rukundo dufite. Kubifata ntabwo ari kubiri. Nukuri ntabwo ari kubiri. Ngenda bakunda cyane. Aho dukunda hehe gute? Mama wanje hari arwari bamusura n'umunsi bari mu basi mvuge ngo muradukunda. Basi mbira niba ari cyo ushaka tuzi gute wakunda umwana ukanganya mama wiwe sibyo bintu bibaho. Dukunda. Sangwa waritse kubaho ubabaye cyane koko gutyo. Kandi uri bugena mu masomo yawe. Basi ndabikwijisha icyo kibazo cya minerivare kiraza gukemuka sibyo? Ahubwo se aya ni iki ngije mbwira icyo bampamagare nigendere kuko ndumva nta mwanya mfite kuganira nawe. Sangwa nagira ngo ubaze ukomeze bikomere. Nuko nguko nyine nukomeze nta kundi. Bitewe kongera no kunimara kugenda yo kongera no kwirwa unyabizo uranye biza urambaza iki? Nonde munsi mwana, nonde munsi. Ando. Oh, Sheri, uracyariho ntabwo uraryama. Uzi ko aya masaha ese ko ndeba niko ko ndeba twagutuza niba utameze neza se byagenze bite ihogo za ihoho byagenze bite ndeba utishimye ubundi nazaga nkabona ufite akanyamuneza byagenze bite byagenze gute ese ko ndeba ufite agahinda kenshi wabaye iki Sheri ubu nakishimane n'uriya muhungu wawe koko. umuhungu se byagenze gute Gerageza kumwitaho ariko samusigaye agusuzugura se Sheri sinzi niba nabyita gusuzugura kuko none se ari hehe ukuzi se akicarana nanjye ari mu cyumba cye. ari mu cyumba cye okay kanze gato Sangwa Yes. kingura hano sokuze tuvugana Yes papa. niko Yes. urumva umaze gukura ku buryo usigaye usuzugura mama wawe ukamugana nawe uko wishakiye Mama wanje ni byagenze bite? uyu nguyu ntabwo ari uri kubyivugira Uyu uri kuvuga mama wanje se? none Mama wanje ari mu bitaro? ariko icara hano gatowe tubanze tuganire Nta kibazo. Kirayiki. oya niyicaremo hagati Nyine niyegereye irya. ako se urashaka unsuzugura icaramo hagati hano hagati iravuga
niko mama warakubeshye ibintu ari kumbwira bigenze bite se mama wanjye ariyo ko aribyo ndimo ndakubaza yambwiye ko wamusuzuguye uyu nguyu ni mama wanjye nyine ariko sha urumva umaze kubyimba ku buryo umaze gukura oya ntabwo ari ukubyimba ubwo nyine niba ari byo tutumvikanyeho ubwo nuko byagenze nyine ntacyo narenza urumva umaze kubyimba ku buryo usigaye usuzugura mama wawe nanjye ndi papa we ndi siko ugashaka kunsuzugura njyewe njye ntabwo namusuzuguye mama wanjye se mama wanjye uyu ni mama wanjye uri mamara mama wanjye ahari ariko ndahazi mama wanjye ari mu bitaro ibyo bindi wanda akajya kwiryamira wanda ibyo se ni ibiki ariko urumva umaze kubyimba aya nta n'ubundi nta mahoro mfite reka njye kuryama mwana reka njye kuryama sheri urandebera urajya kuryama sanga aho ngaho ni inzu yawe tuza mwihorere tuza yanayimbwa oya wivuga nabi tuza oya sheri hari ibintu ubundi ntagomba gushyigikira umwana nk'uyu nguyu wigangaritse ntafashe icyemezo cy'uko ngomba kumuhana bikwiriye ntabwo uraza kuvamo nawe ubwawe yajya gusuzugura nta nubwo wazajya uvuga niko nirwanye nawe hano nyine kugira ngo urabyibone ubu ni uku wiriwe mu rugo ya nta kundi ariko nyine iki kibazo cyo ndaza kurwana nacyo iki cyumweru ahubwo n'ejo ntabwo nzajya mu kazi nshaka kuzasiba nkashaka ukuntu nzabonana nawe buriya ndaza kumufungira amazi n'umuriro kamuzanira ibyo kurya sawa gira vuba vuba rero numva nananiwe tujye kugira ukuntu twiruhukira amasaha yanagiye iyo maze n'agahe tutari kumwe mba numva ibyanjye byarangiye gira vuba vuba nta mwana wicaye hariya se mw'ijoro none abakira umwana wicaye hano koko mw'ijoro yewe aranyumva sera niko ese neza sangwa komera amakuru nose ko wicaye hano mw'iri joro bimeze bite samani mu rugo hari ibibazo byinshi cyane pe ku buryo mba numva nyine kujyayo nta kirimo ahubwo ahangaha ndumva ariho ndi se urantangaje pe nanjye ndi kwitambukira mvuga nti reka nitahire nanjye nari mba hariya hirya ku gasantere nuko mbona wicara mw'iri joro nta nubwo nari nzi ko ari we rwose birantunguye ahubwo se maje kuba nkasanga hapera ese burije bigaragara bwo burije rwose saa moya n'iminota 3 kabisa ndumva bwije none se bimeze bite byagenze kuki wicaye ahangaha mu rugo bimeze bite mu rugo rero mu rugo ntabwo yari imeze neza wambabariye basi nkagusaba akantu kamwe faveri imwe nibura amana ushaka bisa ukanywera akantu kamwe nibura basi nk'iri joro ukancumbikira pe kuko ndumva neza mu rugo ntabwo nasubirayo nibura wenda ukancumbikira ijoro rimwe ndimo ndashaka nyine ahantu ho kuzajya cyangwa utuntu tw'uturaka naba nkora ariko mu rugo ntabwo nasubira basi ukancumbikira ijoro rimwe ryonyine olala sangwa umuntu tuziranye koko humura rwose kugucumbikira nta kibazo kirimo n'ubundi nanjye mba ndi mu nzu njyenyine nta kibazo kabisa kandi wowe naba mbana n'undi muntu rwose wowe turaziranye uri inshuti yanjye kugucumbikira nta kibazo kirimo rwose oh Peter urakoze kabisa mwana urakoze kabisa bari akantu ntako utagize ewana sanga ntaribi rwose njye ntabwo nakwimicunga ahubwo tunigendere kabisa ntaribi rwose ugenda aho muri ibyo bibazo bye rwose asante sana kabisa nawe ni hatari cyane kabisa ariko ntaribi bizakemuka mwana hatari ubona ahantu heza ndabona ari kure turagiye ntabwo tutagize aya harimo akagendo kabisa harimo akagendo ariko ntacyo cya mbere ni icumbi nari nkeneye nyine kuba ndibonye ibindi bibazo none kabisa ariko nubwo ari kure ndabizi neza nuhagera urahakunda umuntu w'umugabo mani uruhu binkoreye mani babyancanze dore turanahageze
ngiye rero musanze hariya numva biranantunguye pe, gusa numvaga nyine umbwira yuko uri bumsobanurire neza ikibazo ufite, nitugera mu rugo turahageze ngaho mbwira kabisa ngo byagenze bite mwana. Man sha ni hatari, ni hatari, ni birebire man kubyumva nyine, kugira nyine mbona wamera man ni ibintu bimvuna nyine, biramvuna tu. Ntabwo wambwira muri make uko bimeze, urabizi nyine turi inshuti, njye nta n'iribi ryanjye wambwira kabisa nkumva ko hari icyo nagusayidira, nanjye ndabizi ibibazo by'isi biba ari danje kabisa. Nta kundi nyine n'ubundi uri inshuti yanjye n'umuntu wemeye kuba ugiye kunshumbikira wamungani, nta rwara naguhisha nyine man, ikibazo gihari mama wanjye yararwaye nyine tu, none umukecuru arwaye papa nyine ahita azana undi mugore man, ko numva bitoroshye. ngo urumva umwanya wo kugira ngo abe yamufata amuvuze agire gute atwiteho aturihire amashuri, yahise yizanira undi mugore. Kuri uwo mugore nanjye ntabwo mba numva nyine ko hari icyiza twifuriza, nyine mba numva yaraje kuturwanya gutuma tubaho nabi, kandi kuko niko mbibona kuko na Minerval kuva yaza ntabwo nkishura Minerval. Rero Ni ukuvuga ngo ugurererwa kwa mukaso? yego mane, kandi none umukecuru agihari numva ni n'ikibazo. Reka nkubwire, kurererwa kwa mukaso ni ibibazo bikomeye kabisa, urumva yuko bikomeye cyane rwose. Sha nyine byandenze, ubwo nyine mpitamo kwigendera kuko numvaga nyine turimo turashwana, umusaza nakakiduha keya nagakigira ate, ubwo nyine mpitamo kwigendera, ahubwo buriya numva nshaka kujya gusura mama ari kwa muganga, nuko nyine nta na tike mfite tu, ariko ndashaka kujyayo. Nta tike ufite? Ahubwo olala, bishobotse rero baniza nka toke niba arizo wabona urumva ari danje. oya 2,000 byo nta kibazo nayabona, ahubwo nanjye twakajyanye nuko hari akantu ndi gukora nanjye hari ahirya ku gasantere, urumva nyine mfite akazi, urumva ejo nagenda ngakomerezaho, twakajyanye ariko nyine urumva ni ikibazo, gusa tukeyo nayaguha nta kibazo, ubundi ukagenda ukabareba uzabumbira uko byagenze. Sha warakoze cyane kabisa. So rero hagapantaro kawa nije ndabona kanankwiye, ndikwibaza se iracyagukwira wowe? Aya bana agapantaro ko nandi rwose buriya cyatuna nakaguha kubera wowe uri umuntu wanjye, urumva uri no mu bibazo, nta kibazo kandi abona kanakubereye kabisa. Sha wabigize neza nyine, yayindi nkazayijyana ejo ngiye kureba mukecuru ku bitaro. Nta kibazo rwose wakajyana kuko dore imyenda urabona ari myinshi ndayifite, kandi niba utari wowe nayimuha mani, noneho uri n'inshuti yanjye ntabwo nakatuma. Urabona aho utangiye gutera imbere mani, urabona umuntu kuri iyi myaka yawe utangiye kwigondera akageto ukagira ute, dukoresha tw'ibanze uradufite hasi ubu njye sinzi niba hari aho nzagera mani. Don't worry, nawe ibi ngibi byose uzabigeraho ntabirenze, ugomba kwizera gusa, kandi umuntu w'umujene birumvikana agomba gukora cyane kugira ngo tugereho, kandi ntabwo turenze, nawe wabigeraho. Wowe banza uve muri ibyo bibazo, ubuzima buzagenda bugenda neza, kandi natwe turahari nk'abavandimwe tuzagufasha. Anyway sha bro, ndanashonje rero, uruzi ko maze iminsi 2 narya, maze iminsi 2 narya. Iminsi 2 yose? Niyo mpamvu nasanze wicaye ahantu mbona nta n'imbaraga kabisa, byagaragaraga bro. Man ni hatari, ni struggle za danje, ariko nyine ni kwisi imeze, nta kundi umuntu wawe agomba kubicamo nyine kugira ngo hagira ntabwo iminsi yose yahora ari myiza. Sha uri n'umunyamahirwe rero, ngiye icyo kibazo cyawe nanjye nsa nkaho aribwo gihisha. Ni ibiryo birahari kabisa, kandi niyo byaba bidahari ntabwo nabura n'ibintu by'imineke biba bihari mani, urabizi kandi wabibonye. Ntari bireka nkurebere kabisa ko hari icyo nakuramiza bro kabisa. Asante man, ndaje nkuzaniye, we don't worry kabisa. Sha umuntu wanjye pe. Aramutse neza. Yego, Amakuru turabasha iki? amakuru ni meza. Naje kureba mu wanjye urwariye muri bino bitaro. Mwatubwira amazina y'uburwayi? Yitwa Uwimana Marie Claire. Uwimana Marie Claire. Uwimana Marie Claire. Murabizi neza ko arwariye aha ngaha? Yego ni aha ngaha muka, kuko ninjye namuzanye mu byumweru 2 bishize. Niwe wamwizaniye mu byumweru 2 bishize? Yego. Muri iki gitabo rero ubona ko arimo
none se ko waje hano wenyine nta papa cyangwa se n'abandi bavandimwe bifite? naje jyenyine, mushiki wanjye aba muri Amerika, noneho papa nawe nyine ntabwo ari mu rugo arahari, ariko ntabwo nyine yari azi ko naje. Ntabwo papa yari azi ko waje. Noneho ukwezi gushize ubuyobozi bw'ibitaro bwatanze itangazo bubika umubyeyi wanyu, ihangane humura, bwatanze itangazo bubika umubyeyi wanyu, gica ku maradiyo yose. Iminsi ishize ubuyobozi bufata icyemezo cy'uko umubyeyi agomba gushyingurwa n'ibitaro. Humura humura, n'isi niko bigenda, niko bimera. Rero twabonye mutamanitse mu nzu, twari umurambo mujyane kumushyingura, ubuyobozi bufata icyemezo cy'uko agomba gushyingurwa n'ibitaro. Haciyeho ukwezi rero ubuyobozi bw'ibitaro butegetse ko ashyingurwa. Usihangane